Shalom ku bantu mwese mukunda The Blessing Show, ku bantu mwese mudukurikirana, Imana ibaho umugisha ahariho hose. Hanyuma ibi byose biberaho uko nshobojwe mfata umuntu tukaganira ku buryo Imana igira neza ibihe bitandukanye, mu bihe ibyo ari byo byose aho uri hariho hose nawe ufite ubuhamya butandukanye, ariko uko nshoboje mfata umuntu akaduha ubuhamya bwe abyemeza ko Imana ikora no hanyuma ya zero. Bishobora kugufasha mu rugendo rwawe rwa buri munsi, hanyuma ukarushaho gukomera kandi ukomeza urugendo rwawe kuri iyi si. Niko bigenda. Hanyuma rero uyu munsi ntasuye Nicole ni umumama, ni umubyeyi, ni umuramyi, afite abana, ariko hari ubuzima yagiye acamo butandukanye mu rushako rwe, mu kubyara kwe, hari ibyo yagiye anyuramo, ngira ngo kugira ngo wenda agiye kudusangiza amasaha nk'aya ngaya kugira ngo nawe hari uko byagufasha. Ariko mbere yuko aduha iyo testimony, reka banza tubwire Nicole ni muntu ki. Nicole umeze ute? Umeze neza. Urakomeye? Yego ma. Urashima Imana? Cyane, Yesu ni umwami. Ni umwami igihe cyose. Ibihe byose, forever and ever. Okay, ku bantu wenda badukurikiye wenda bakikubona na bwa mbere, ese Nicole ni muntu ki? Bantu tubwire amazina yawe yombi. Ngenzi Nicole ryonyine. Uzi Nicole? Ya, ku mazina ufite amazina menshi. Okay. Ari muri irangamuntu yanjye ni Mahoro Diane cyangwa Mahoro Diane na Nicole. Nijyanye naryo kuva nkiri muto. Yego. Ubundi abandi bakanyita mama Beni, abandi bakanyita Narongo, abandi bakanyita mami, so abandi bakanyita sister. Mfite amazina menshi, so nabyo ndabishimira Imana. Yego. Okay. So ndashima Imana cyane kuba mwana dusuye. Karibu. Merci. So numvaga nge nabanza gusenga. Nta kibazo byemerewe Nicole. Kuko buri kimwe cyose tuno gukiragiza Imana. Yes. Yego. Kaduciye bugufi dusenge. Mana nziza, Mana ya Israeli, Mana ya Yakobo, Mana ya Aburahamu, Mana yacu, wowe wari uriho, wahozeho, uzabaho ibihe byose. Muri aka kanya Mana twongeye kugushima, twongeye kuguha icyubahiro, kuko wongeye kutugira ubuntu n'imbabazi, ko waturinze mwami kuva January watugeze muri uku kwezi mwami. N'ubu mwaka wabaye irimo ibintu bikomeye cyane, ariko wabanye natwe Mana. Turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Isi itararemwa, isi itarabunga mwami, waruzi ko mu gihe nk'iki Mana tuzaba turahangaha mwami n'abakozi bawe mwami. Nta accident ibi wawe na parazari ibi wawe. Ndagushimye ko wabarinze, ukabana twe waturinze. Kandi ndanagushimiye cyane Mana ko mu gihe nk'iki ngiye kuvuga imirimo ikomeye n'itangaje wakoze mu burimo bwanjye mwami. Nukuri muri aka kanya ndahamagara umwuka wawe wera kugira ngo ngewe mbure mwami, buri cyose kiri uvuye mu kanwa kanye Mana kibe cyo kuguhesha icyubahiro gitare cyanjye. Reka Mana abawe ayobogwe nawe, uri ku buhanga bw'Imana nawe ayobogwe nawe mwami. Reka umwuka wawe ukomeze uganze hano hantu mwami, nk'ukuntu buri munsi tukubwira mwami ngo buri kimwe cyose kizaye gikorerwa hanga. Reka ujye uba fast, twe tube second mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya nananije imigambi yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo, naze confusion mu izina rya Yesu Kristo. Reka presence biganze, reka ube alpha na omega, reka ube tangiriro n'iherezo. Kandi mwami mwiza, n'umuntu wese uzumva ubu buhamya mwami, ndabizi naba mama benshi bari guca mu kintu nk'icyo naciyemo mwami, ni benshi mu isi hose mwami. Reka ubufasha ubu buhamya mwami, ubafashe kuva ahantu bubageze ahandi mwami, bubongere ibyiringiro mwami, bongere bumve bashubijwe mu intege mu bugingo bwabo mwami. Nukuri Imana ndagushimira. Reka dutangirane nawe alpha, tujye kurangiza nyawe nga omega, kandi n'abazabwumva Mana ze kuzababere itangiriro n'iherezo, uzababere nk'Imana yabambishije ijuru kiganza cyawe mwami, ukarenga amazi y'inyanja mu ntoki zawe mwami. Nukuri reka ubabere iyo Mana itagihinduka. Turagushimye mwami, ntabwo tugutoteje byinshi, ariko iyo nabikwiriye mwami kandi biguhesha icyubahiro, reka aribyo bibahangaha muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Wow. Amen. Amen. Go now. Imana igumugisha. Kirafungutse. Wow, ndabikunze cyane. Ikirere kirafungutse. Yes, Nicole ni muntu kirera. So, Nicole ndi umumama. Ndashatse, mfite umugabo umwe, mfite abana 4. Natwise 3. Imana itirancumbusha, Imana imanga. Nimbwo wamyimanga. Wow. So, niwe abantu muramyi. Yaha. Nkunda Imana.
nunge mbisubiremo nubwo mbere nabivuze nkunda gusenga. Wow, nicyo kintu ukunda cyane, uri umunyamasengesho. Mbese nkunda kuririmba, nkunda gusenga. So umuntu udasenga utakunda uriya music n'amasengesho bwo buzima bwanjye. Wow, aha dutangire kuri Nicole akiri umukobwa, yigiye he Nicole, yabayeho ate nyine mu bukobwa bwe? Mu bukobwa bwanjye ngewe katurutse Congo, primary nayigiye muri Congo, secondary tutatuza mu Rwanda, twebwe twaje 97, niyo twaje mu Rwanda. So tumaze kugera mu Rwanda nyine ubuzima burakomeza nyine kwiga, ubukobwa nyine ndabyibuka nyine, igihe kiragera haba umuntu wandebye nyine wakurebye aragukunda. Ego amita muri benshi nyine, muri benshi abona ari ngewe the best. Ariko nta guhitamo byari byarakunaniye ngewe bitewe n'uburyo umuntu hari igihe umuntu aba ari mwiza abantu bakaza ari benshi bamushaka guhitamo bikamucanga. Sasa rero tugiye kuri ibyo by'urukundo n'ubundi buhamya kuko we aza niwe wakunze cyane yenda ko ndamukunze kandi yaje adakijijwe. Ndashima Imana guca muri ngewe, yabonye agakiza guca muri ngewe kabungu ari umupasiteri. So ubwo rero tugiye aho ngaho rero ni testimony, ni long story. So ubwo rero kujya kumumenya namumenye yaje nagiye kwa nyogokuru azana na oncle. So wahageze we arambwira ngo yaje asanga ndi kujya kuri repetition, nkabona agakobwa keza ngo kambaye ikanzu ya pink ngo kagiye kuri repetition. We ngo arumva kabisa naho ngaho. Wow. So niko yamenye nyine. Ubwo ubu ni inshuro kabiri azanwa arambona, ariko njye ntabwo kuko iyo utakunze umuntu nta n'ubwo wita kwibye yayizuru nyine njye ntabwo namubonaga. Inshuro ya gatatu niyo twahuye mu nzira gutyo ngo ngiye iwanyu, oncle wari mu rugo arambwira ndakuzi ngewe uranze ngo masiguzi wanyu iyi ni inshuro ya gatatu nje kureba oncle yawe Innocent. Nambwe banza ari mu rugo nge ndikomereza gahunda umva no kumucamaze nyine urabizi kandi umva nari umukobwa wirata nyine. Ni sawa. Imana yatizemo nyine kubondiwe nyine umukobwa w'Imana umva ukomeze kumenyera reka. So ubwo rero tugiye ngiye muri detail nyine twatina mu bwamye kwese ushaka ngiye kufokasinga nyine ku rubyaro nyine ngeze kuza nyine ndamubwira kuko yanywaga itabi anywa inzoga. Ndamubwira rero ngewe kandi au contraire yankunze we ngo yankunze ashaka tukomba girlfriend. Ntago yankunze kuko umuntu ukahita umukunda ngo uhite umugira umugore mu rugo. Ubwo rero ahamagara wrong number asanga agakobwa karimiriye Yesu ahamagara wrong number. Ndamubwira rero boss wanjye rero icya mbere umwitabi unywa cigarette inzoga kandi umvaga nta na pourcentage umva nta kofema. Ndamubwira rero uzikindi ibu ushaka koza umunsi wambabare basi utanankunda basi uzamaga kisi kamwero gusa. Niko yakubwiye umbwiye ako uri ushaka numara gukizwa numara kureka nitabi nzakaguha. Ngo nibyo ngiye cyane pe. Umwe ngo kucyumwe tuzajyana gusenga, turagenda ajya gusenga murangira ahantu nsenga. Agezeyo na pastere umwuka w'Imana ararondora nyine kuva ku gasatsi gura ku musatsi kugwara. Aramubwiriza mbese nibyo ngiye nanamuziho utamuziho batashe ngo ukagenda ukabwira pastor wanyu ibintu byose nkora byose uri umugome kabisa. Ni gute vraiment nabwo singiye namubwiye maze uzi ko aba pastor ushobora no kumara n'igihe mutaganiye church yarangira ukiciraho bikarangira gutya. Baravuga ngo gutya ariko icyamufashije aho habagamo korari izi kuririmba neza yumva arayishimiye nyine. Ntabwo nzasubirayo kuri abaririmba neza bagiye bamara kuririmba nitahire ariko ngewe ngibyo tonic isi yazayisigarane. Asubiyeyo next Sunday barabwiriza ngo ni wabaye wa mbere kwihana. Wow. Umva kubwo ahita yihana nyine umva bya bindi byabye ahita abona n'umuntu kwa kundi ubu ngo sinzi ko bikibaho cyane. Imbere abantu barakizwaga bamara gukizwa
bakaguha umuntu wo kugufasha ngo ukure akumenyereze gusenga akumenyereze gusoma ijambo ry'Imana ibyo bintu byose bigufashemo ubu ngubu ntabwo bikibaho cyane kandi iyo ugize amahirwe ukagwa mu maboko meza ufatiraho nyiruka ku muriro ukaza uzi ko ninjye wamuzanye mugakoze ko yaranduse niwe pastor niwe arangije atazamuka cyane yarandenze ubwo amaze gukizwa namubwira rero kuva uyu munsi n'ikindi gihe ntukazavuge n'izina ryanjye pfa kumaze gukizwa Isaac shimwe nicyo nashakaga kugira ngo uzagiye mu ijuru ariko ngiye ngo ngiye nawe ngo kuzabana umugore wawe ntukazibeshye nujya uzambuka ariko ujya ugenda ntumbone niyo umbonye ewana mbese nk'aba Kristo ariko ibyo ntukazanibeshye ubwo rero we icyo yafashe kuko yafashe bahise bamuha umuntu wari ukuriye nka serire akuriye ibintu by'amasengesho kuko yaratuye nk'aha ngaha uriya mupapa uri hafi ya cace we atuye tuvuge nka mu Kanogo akajya abyuka saa 10 akavanga akajya mu Kanogo kumufata abagiye muri Nibature so mbese ahita akura mu masengesho nyine ahita arazamuka nawe urukundo kunkunda ewana rurazamuka agasa cyo gukora rero kanze nkwereke waribeshe kuko wanjanye mu rusengero ahita apanga aba youth bagira amasengesho y'amezi 3 buri nimugoroba bakajya bahura isaha buri nimugoroba isaha ariko papa siwe yashakaga ngo Imana igira ute igukora inkoreho ariko nagiye ngiye umuntu wese ndako uwo nkuze ntibikemo bikanga nyine urazenguruka so mbese ubwo bukobwa bukaraza nyine bijya kugira igihe nanjye no kuntu namukunze biri fani nyine yumva buri asanga n'abandi bafite story nk'izacu cyagize igihe ndarambirwa akavuyo ukunkunda kwinkunda numva kangeza ahantu ndibuka umunsi umwe nibwo bwa mbere numvaga muhanuzi cyari Gisenyi hafi yo muri gare batari bayimura hejuru nyine ikiri hariya hepfo mura n'umugabo arambwira arampagarika bite mwana wanjye arambwira ni byiza amakuru ni meza ngo Imana irambwiye ngo ariko ngo umuntu uri kwanga niwe Imana yagutoranyije ntabwo buriya yagera amubwira ngo azambwire aribesha n'ubundi ni ahandi yagiye agashaka abandi bakobwa kwa abandi bakobwa agere kunshaka yego so muri short nyine numva sinzi no kuruna mukoza uzi yes ndemeye nyine uzi ko ubu none kwemera ufite umujinya ubu niyo mbitekeza bari kuko nenda gacucu buri gikuta umuntu yemereye ibintu by'umuntu uzabana nawe ubuzima bwawe bwose ugapfa kwemera gutyo ugapfa kwemera umva kuko nayo numvaga twamaze 4 years ankurikirana ewana njye naranze nyine so ariko ndashima Imana naje gusanga ewana is the best one in the world wow I like that aho sawa ukuri pe kansingira n'abakobwa inama ngababwira rero iyo umuntu akwiyamye abari ubushake sometimes abari ubushake bw'Imana abakobwa baribesha akashaka ari umuhungu akunda cyane kandi ukunda cyane nawe hari undi abakunda cyane ashobora no kwemera akagutwara mu rugo ariko kagatima kazahura hehe kumuntu so muri shoti rero ndashima Imana ko byaze gucamo nyine murashaka nyine tujyana tuba Uganda kuko afite inkomoko nyine tujya Uganda nyine saka kuntu maze gushaka rero nzi nk'abandi bose nyine urashaka ngo nukabyara mama nyabo wapi umwaka wa mbere kandi ngiye nagira ubuntu mu masengesho ntasengeye ntago nasengeye gushaka ni vrai ntago nigeze nshaka ngo ngiye ngo mfukane amasengesho ngo ngiye gushaka reka ariko nsi inyuma gatoya hari umunsi umwe nagiye gupfukama ngiye gusenga guke ngiye kujyama ndapfukama niho natangiye kugira iyerekwa bien kuko kenshi Imana imfasha bikaza bona bien ambaye urushungi neza na bose nyine turafatanye turahantu ku inzu nziza awe ndakavuga Mana wewe ya azabibeshi kumbe Imana ariko kufaminga ko nubundi ari we nyine ubu tumaze kubana umwaka umwe urarangiye wa kabiri urarangiye wa gatatu abwa rero sasa boss ndikubona bintu bitari normal ntago biri normal kabisa tujye kwa muganga ko
njye na desi twari nashakiye mba Uganda na niyo nakoreye ubukwe umva imyaka ni ibintu bitangaje nyine ubona umuntu kuba muri Kongo kuko na Uganda yashwa inzira z'Imana ziratandukanye n'iz'abantu nyine twari dutuye Entebbe tujya kwa muganga tugeze kwa muganga twabanje kujya jyasiga hari umudokiteri hari Entebbe w'umujenekologe nyine mwiza tumurebye aravuga rero kambohereza hano muri bigiye gukora amateste umudamu arakora test ye nawe ukore test yawe so tujya ahantu hatandukanye nyine ngenda ngo turakora test tumaze gutanga ibizame nyine bambara isati nimugoroba ntashe ndazizana watashe rero ntiyazanize ntabwisi zawe ziri he ngo dogita yambwiye ngo nzasubire kuzifata nta matindi nigira njye nakuze mu buzima budafite amatindi ubutikuruzanya ibiki nagira ubuntu ye nakijijwe n'imbuto nyine ibyo ntabyo nari mfite okay nanjye ndicecekera ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu amezi ane amezi atanu sinzi kuvuga agatima tena kakubiseho kandi kakubitagaho nyine hari nk'abantu bagushoto yone bajya bagutuka umwaka umwe urangiye n'amezi ane nari mfite just mu friend sinzi kuntu twaganiriye araza arambwira ariko nawe izuri yawe n'umugabo abyuka kare akajya ku kazi basigara mu rugo buriya wananiwe no kujya mu nzu ukajya mu nzu kweri ugashakisha ukabona ko wabona ahantu yaba yarabitse dokima yo bamuhe kwa muganga amfungura amaso umunsi umwe uyu munsi kakagende gusa yapfuye gukosora ikirenge mu nzu nyine nanjye njya mu mpapuro we ndashakisha kugwa kwinuza bura kubona kuntu kano kizingazinze gutya ningiye wakazinze kugira ngo naza nawe nakabona nanjye ndagira ndagazingazinga ndakaruba nyine gahunda uragahisha ndagahisha ahantu atarugirutse ariko mba confused ntabwo rero uzi ko inyandiko z'abaganga nago zumvikana sure navuga sasa ko nkabonye nyine hari umudoktor friend wacu rero ndagenda nanjye nicara ku murongo nishura na consultation kugira ngo nanjye ninjire murebe nyine ansobanurire ndicara ku murongo time yanjye igeze nanjye ndinjira nabwo rero doctor ntabwo ngwaye ndi muzima nta kibazo mfite ariko icyo nshaka ndashaka nsobanurire iyi lettre irashaka kuvuga ivuga ibiki niko imaze imyaka urabona ko yarangize namubwira nshaka mbwira ko iyi lettre ivuze arambwira rero iyi lettre ikivuze iravuze ko umugabo wawe atazabyara na rimwe mu buzima kuko umugabo kugira ngo abyare agomba kuba afite 20 so umugabo wawe rero afite 1,000 kandi nicyo 1,000 nta mitwe gifite so mu bantu bazabyara ku isi bo umva yibagirwe nyine ngende mwirire mwinywere nyine nuko ibaze kuntu navuye muri iyo biti imbere ya doctor nyine nabaye nk'akantu kadafite ubwenge nyine kagenda gutyo ngeze mu rugo mbese numvaga umutwe uzi ko ufata baluni ugashyiramo umwuka wabona ko igenda ibyimba nyine niko nanjye numvaga umutwe ariko icyambabaje niko atambwije ukuri atakubwije ukuri nicyo cyambabaje ariko umunsi nawe yaje sinzi bagatima karakubiseho ajya gushaka igipapuro asa arakibura arashakisha ndandi nabwo nanjye kanze ndebe umusaza ambaza aje kumbaza nambwa nta gipapuro abonye nambwira iki nicyo uri gushaka se n'umujinya mwinshi urabyumva nambwira iki nicyo uri gushaka se okay ngurabizi burawandaka nabwira umva birenze no kurakana nawe urabibona nyine kuva umwaka urarangiye n'amezi 4 nge the same day result zanjye naragize ute narazikuzaniye wowe none reba umwaka n'amezi 4 icyo cyambere warambeshe kandi arabizi nyine mu buzima busanzwe arabizi ubu nyine kuntu mugena mubana n'umuntu kenshi muramenyana mugahita muba perfect nyine umva nawe ushobora gusitara kundi buriya mu buzima ntabwo umuntu ubeshe nanga no kubesha umva
iba kanabaye ni paraza sinzi niyo kabaye umwuka waratamubwira ako kanya mpita muhamagara uzi burya cyagenda kubesha nari bimeze gutya byari bimeze gutya ndabyanga nukuri nabwo icya mbere wambeshe icya kabiri ko namaze kubana nawe twasizanye imbere y'Imana kuko utambwije ukuri si wowe warahiye video ziri hariya for better for worse kuko utambwiye kandi ibintu niye nago nababazwana cyane ko atazabyara numvaga mbabaye kuko nago yantrustinze nago yangiriye ikizere nkwambwire ariko mu yindi nzira nawe yarafite impamvu ze ahita nicaza arambwira rero ngo nge doctor arambwiriye ngo mu bagabo batazabyara ku isi nyine nago ndimo ndamwira we nge nzabyara arambwira ngo oya ahita musobanura nyine ukuntu byose kuno nabitwabibaze hano nyine kuno umuntu uri no agomba kugira ibyo byose arabimusobanurira nyine ngo arambwira ngo nge nzabyara ngo nago nzaba mwisi nabyaye kandi nzabyara ngo nge I don't care kuri report my urayimaye urakoze ariko nge nzabyara ngo ngeze mu rugo ngo ndakubona wicaye hariya kandi nibaze no ndi mu mamangana guki ibaze rero nkirega kuko kuno yingana yego desi kandi kapote nyine kakandi uterura nyine ukagenda yujyanye nyine ngo narakurira mugasimana ngiye gutandukana n'umugore tu ni mubwiza ukuri tu arahitagira arahitagenda kandi nukuri nago nari kubikora mva pe nta nubwo nari no kubirota nta nubwo nari kubikora pe so we muri zo reason ze yarafite aravuga ni mubwiza ukuri arahita cyaho ngo leta avuga okay kamfata umwanzuro ngiye ngira ute ngendere ni sengeri Imana oya we yafashe umwanzuro wo gusenga Imana aravuga nago ndi bumubwire kamaze nizere Imana senga niwe nibyo niyo mpamvu yatumije atambwira okay urabyumva nyine turarakara nyine birashira bihita bishira nyine ukose nago byakomeze ariko ngo doctor amaze kumubwira aramubwira se ko nta n'imiti wama ishobora kuzongera ngo uzi amwandikira umuti ngo bamwa comprime ine ibinini bine gusa ngo yanyweye kimwe ewana yakiri kumwica aravuga ngo ariko kubera umwana we kanongere anywe ikindi aravuga ko kambireke ngo umva umwuka aramubwira ariko ko umuntu yagiye kwa muganga bamuha imiti akambwira umuti uzawufata ariyo baguha once in the day hariyo baguha 3 times in the day hariyo niyo baguha 4 times in the day ngo umwuka arambwira ariko nawe wafashe umuti fata kwizera utangira ujye uhamagara amazina y'abana so umugabo ahita afata kwizera rero akajya mu gitondo agahamagara amazina saa sita yashyize alamu muri telefone mbese y'amasaha yo gufata umuti mu gitondo agahamagara izina nimugoroba saa yine agahamagara izina mbese kuna amasaha kuko arene nigirize kubivuga ngo ari umunsi umwe yari muri Kampala public toilet alamu iravuga guhamagara amazina arimo aratangira ahamagara kuko mbere igihe twamaze kugira ute kuganira arambwira I'm sorry ibyo byose abwa basi mfasha kimwe umfashe kwizera basi ndashaka kwandika amazina y'abana nizere nizi ko Imana izagira utambuke nta kibazo icyo gihe twari twafashe Esther Anna Aaron twashaka batatu ngo twari dushaka nge nishakiraga n'abakobwa babiri uko Imana yaminuriye nyine mumwe turandika so yajya ku kazi yagaruka yaca muri supermarket ibaguze like sumbusa akagura iz'abantu bangahe batanu kaguriye yanjye kaguriye n'iy'abana yagera muri salo akicara hari agahamagara Esther Anna Aaron fata ugiye yawe yamara akicara hariya akazijya we wenyine yashaka ikintu I forgot my pen Esther bring my pen umva kwizera kurakomera ibaye imyaka 4 nanjye kwizera kurazamuka ndagenda shopping imyenda uzi ku shopping imyenda yose y'umwana yose nda shopping pe nuzuza imyenda hariya shira mu gikapu nanjye navuga ko nanjye ubundi afite roro turi no kufatanya mu rugendo nyine nanjye nkagira ute nizera Imana ntago byoroshe buriya ngewe abantu bose
batinze kubyara ndabumva cyane 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 icyo gihe nicyo gihe n'ibintu bya amafilime y'abana Nigeria yarasohotse ari menshi cyane. Hari televiziyo umupasita umwe bamwita ibarinde beta Top TV, so buri saa yine bashiragaho ibi Nigeria, buri saa yine. Imagine perezida wacu wa worship team akajya amamagara, Diana, how are you today? I say I'm fine. What are you doing? I'm saying I'm cleaning. Cyangwa ari byo ndi gukora aho ngaho. Se you didn't put the TV today. I say I will put it, but now I'm still busy. You put it. Wajya gushiraho ugasanga ni film gukina ko bari kwirukana umugore utabyara. Excuse me. Ari perezida wacu wa worship team. Ari perezida wa worship team. Wajya gushiraho film makini yo kwerekana hey wowe uri kugira ibintu by'umugabo by'ubusa. Asa icyambabazaga niko banyitaga umugumba. Ni ngiye bitaga umugumba kuko kenshi hano hanze society bizi ko umugore niwe mugumba. Ntago bazi ko hari n'abagabo baba bagumba. Ntago babyemera. So umuntu wese yanshima n'Imana ko at least nubwo Imana iragahoraho izahora ibihe byose, nubwo nasebye atari mubavukanye banyani igisenyi. At least nubwo bandukaga barabaganda nyine numvaga basina yego ni kuvuga ngo wasenywe cyane n'abantu mwasenganaga. Abo twasenganaga abandi twaranyanaga muri repetition, abandi twirwaga tukubita round muri entebe nyine nibo nabo nyine abaturanye. Sasa bano kuko ibiri kubabaza kandi noneho bibarebaho he bibareba hiki ariko cyamabazaga cyane ni uri perezida wa team kandi yagikora rimwe nari kubyumva ariko yarabisubiraga niyo wanyibutsaga nyine bese ni ko nyereka ko ngewe kandi rero Beni yarakundwaga mu cace Imana yamwereye ashobora kubwiriza hanga no kavuga ya kumva nyine arakubwiza ukumva nyine ijambo riraryumva neza ririnjiye neza. So iyo baravuga kagore kari kubyibintu bya Beni gusa ni kana mubyarire karaho bagashaka kumugwanira ishaka I don't know. Ariko byarababazaga kubona abo dusengana abo aribo wamugani n'umutima nahita byihorera jewe nahita ndeka gusenga kwa kundi abantu nkajya sengera mu rugo ntabwo nazajya kwitorera ntabwo byakunda umuntu gusenya ukongera ukamubona kuri worship team aramye yigisha byarambabazaga ko yihangana akagera aho ngaho n'imiryango harimo bamwe mu mafamiye kuko byacagamo nkaza Gisenyi gusura ababyeyi hano akambwira ko birashoboka ushobora kujya hanze ugatwita nyine azahita amenya ko ari uwe ariko ngiye mu mutima ngewe nzi ko nubwo nanatwita kuko azi ko rero babwiye icyo ngicyo kuko in fact n'ubu nigiye natwise yarishimye ariko nyuma niho yaje kumbwira arambwira ngo nguzi ko igihe twagiye kuri vaccine napimishije umwana ngasanga nuza ni umukristo ariko abantu n'abana ari kumva Imana nibwo niko bwa mbere nakavuga mu buhamya bwose mvuga ntabwo nigeze nkavuga na umunsi no nkavuze muri testimony mutima nise gubita ibaze rero yuba narakoze icyo cyaha nkajya hanze atari uwe nyine urubundi urugo rwari gusenyuka so nsubiye rero abandi rero abantu bambwiraga birashoboka ushobora kugira ute ariko iyo twamenye Kristo nyine ibyo ntabwo tubikora niyo cyo kiza cyo gukizwa birashoboka ko nakijwe nanye nari kubikora nari kubikora ko nishakira umwana nashaka nananyirukana namaze kwibonera umwana nta kibazo ariko ntabwo nigeze mbikora ndashima Imana ko yamaye imbaraga kandi ikaziba amatwi yanjye kutumvira abantu izo nama mbi z'abantu ntabwo nazumviye kabisa. Ndibuka hari couple mwe twafashije turabafasha bakora ubukwe bwandi bwatari nyine nyuma ariko uzi kuba muri mu church niyo banabwiriza babwiriza abantu ko kundi babwirizaga Ana kuno yamaziki ukajya ubona abantu bose nabo bahindukira bakareba kuko imyaka yose murazwi mu rusengero murazwi ko ari mwe bwimwe mufite ikibazo. Ndibuka ari umunsi umwe sinzi bagiga umunsi umwe mu cace barabwirije sinzi barinde sinzi
umukobwa twaririmbanaga hariya akajya ngira gutya umva birandenga numva ngiye gusara ndasohoka mu rusengero ndasohoka imvura iri kugwa ndasohoka ndataha umva numvishije bindenze ariko zikumpasa ari kubwiriza kandi ni titre Samuel baramubwira icyo gitabo akibwiriza cyane ibyo by'ubugumba barabibwiriza cyane Penina yego nyine Penina ari imusanye nigeze kubwiriza aho nabwa ariko ni byiza ko tugira abapenina mu buzima bwacu ko abo bapenina baradusunika kugira ngo tugere ku kimana yagize nari nkiri na mutoya by the way umva barabwirije imvura iri kugwa nyine umva numva birandeze numva birane kwihangana ndasohoka uragenda ni kandi kigenda n'imodoka nari mfite ndagenda mu mvura ngira mu rugo nabaye nk'ibyazi kuko numvaga it is too much ntago ndi bushobore kubyihanganira turakomeza rero turizera nanjye ngura iyo myenda y'abana nyishyiraho ngaho buri kwezi wabuze ngo byaciye mukabona wapi imyaka 5 iraje mfite imyenda 6 iraje mfite imyenda imyaka 7 mu mwaka wa 7 mama wanje atwigise nyine umugorozi nibuka cyage narakubwiye ko mama wanje n'umutampera mbese babagorozi babandi bandani nyine papa wanje yarapfuye nana buryo gusenga bibagamo nyine yuka ko nigeze no kubivuga cyagihe so nk'umubyeyi nawe ahita rero uzangaha hari umupasiteri uri yanzungu w'abagorozi nyine n'abatampera yego aragenda amuha imiti amubwira kujya afata uburo ukabushyira mu mazi wamara kubushyira mu mazi bukamera bwamara kumera kuko ndi buba butangiye kumera buzanye uburo bukazana imisatsi y'umweru ukabijya gutyo hari ibintu byinshi yamuhaye nukuri byaramunaniye yaho ngaho mu mwaka wa 6 biramunanira amubuza kujya amafi ibintu by'amavuta biranga abwa rero ngiye kanikomereze ku mavi n'ubundi amavi yonyine niyazagira ute niyazama umwana na yindi nzira ariko mana we biragatsindwa kubura umwana nicyo kintu kibabaje kandi waranashatse uzi umuturage akaza akakubyutsa good morning how are you kamubwira I'm fine what are you doing I'm okay akakubwira amaso vis-a-vis kenshi hari bamwe babwihigana muriko we Diana koko uzabyara ryari ose ubona akakubwira bavuga ukuri avuga sasa uyu nguyu we ni iki ashinzwe ki mu buzima bwacu sukari angurira amafuta angurira n'akasiro kakandi kariko gahendutse mu buzima ababazwe n'iki n'umutwaro twikora neza gutya hari umuturage umwe twari dufite afite icyana cy'igihungu bakitaga Edwin cyiza cyana kinkunda ariko sometimes niyo mubonye abamama abantu bajye bavuga ngo bamama batabyara ngo banga gufata abana b'abantu cyangwa ibiki oya abari no gutinya bavuga ngo mbese baravuga umwana we ni kumufataho bigende gute ndakubwiye ura mu mama umwana we yarariraga ngo azi wanjye ariko umugabo we adashaka kandi apurisi nsenge ibarazi ngo ndamuroga ibarazi ngo ndamugenza ute umwana karabaga kubita ariko bize umwana w'imyaka 3 arira ngo yinjire mu muryango bakanga bakakubita ariko uwo mudamu we yaba nk'umugabo yagiye ku kazi akamureka ariko byagera saa 11 wana ni kuzirika umugozi kuko niso muzashobora kuza bagaca imbere yiwawe gutya umwana agashaka kwinjira wana bagakurura nta birebye ngo se Imana ngiye nakoze iki ariko icyo nshimira Imana cyane nari mfite kwizera sinzi ukuntu nabivuga nk'uko nabiye hari abantu bashatse inyuma yacu turabafasha ibiki byose inyuma y'amezi 6 yaratwitse inyuma y'amezi 6 indivamo amarandi y'amezi 5 ariko buri munsi yarazaga Diana tugende tusabe Diana tugende agashaka tujye ku musozi ntabwo ariko watuje nawe ngiye uyu ni umwaka wa 5 wowe warashatse uwo munsi warashatse uhita unatwita niko basi Imana itabyemeye mu mezi 6 ikavamo ariko atirisa abantu bigeze no kukubona mu nzira
babona na change ko wagize wakwihanganye ko Imana iri bugukorera ahubwo mwumva noneho ninjye uri kumukomeza kandi ariwe muzeyi mu kibazo. Hari abantu bamwe batajya bihangana, nta kwihangana kabisa, nta bwihangane. Ikiza Imana yakoretse kuri muzima n'umugabo wawe ni muzima, waratwise byo bizaza ngo baravuga ngo yinda yavuyemo ako kanya ibirongo gatwita tena, none reba andi amezi 6 ubaye umwaka wuzuye neza, nkoze mariage namwe nabwo singiye maze 5 mvuga iki. Nambwa rero kaze ngubwire rero ijambo narari mumbwiye, nambwa ngiye uri kureba ubungu maze imyaka 5 sinzi ibizamana n'imyaka 100, ariko icyo nzi cyo ntabwo nzava mu isi y'abazima ngewe ntaritwe mu mama, ntabwo bizashoboka, sinzi ukuntu bizagenda, ariko icyo nzi cyo ngiye nzabyara. Ewa njya mu kansoni nkajya mukomeza bwa bigenze ute kadushore nyine nkajya muherekeza, ariko ngiye muri ngewe nta n'umunsi n'umwe. Kandi Uganda ntago bintu by'abantu zibayo cyane nk'ahangaha. Ahangaha ushobora kujya hariya bakaguhanuza ngo Imana iravuze uzabona umwana witinya. Hariya ntago bibayo cyane ibintu by'abahanuzi kabisa. Ibyo nibyo nabonye mu Uganda cyane. Ibintu by'abahanuzi reka ibyo ntabyo nabonye. So ntago navuye ngo hari umuntu wahanuzi waje akambwira ngo Uwiteka aravuze mu gihe nk'iki cyangwa ngo babwiye Abraham. Nawe nabonye narizeye gusa sinzi naho kwizera kwaturutse, kuko numvaga tungewe muri ngewe ndi strong, kandi sinzi ukuntu nabivuga. Numvaga tuko ntazapfa ngo mbonye ngewe barankinguye nari nabyara umwana, sinzi narumvaga tuko bizakunda, kandi nkumva no muri ngewe ko ntazabyara n'undi mugabo atari umugabo wawe. Tuko sinzi ko Imana izabikora, ntago nzashaka undi mugabo, nzabyara n'umugabo wanjye n'ukuntu bimeze kose, na ripoti zose bamaye zabyara tu. Ariko icyo namaze kubona, iyo ufashe kwizera ukaba ushize ikirenge cyawe mu kwizera gutya kurapimwa, niho ibintu biba wasi. Mbese ni hahandi ushobora gusanga none n'umugabo uruzi ugasanga noneho usanga se ndi kubona tera n'umugore mugenzi wanjye ndi kubona kavuga se noneho bibaye wasi, noneho ariko ugakomeza ugahitiriza, washaka no giving up. Nicyo kiza kuba umuntu ushakanye nawe asenga nawe usenga, mwese mwizera Imana imwe, hahandi ubaye wiki akakuzamura. Kuko hari igihe hani numvaga Mana yanjye noneho nkumva wapi, ikintu nirindaga gusa no kuvuga ngo nago nzasenga. Nari nabwiye Imana nzagusengura Imana yanjye uko byameza kose, uko bigenze kose nzasenga. Kandi njye uvuga se basi no umwana Mana nzagusenga, kandi nutamu mato nzakomeza ngusenga, no siko ari wowe. Amasengesho yarashize kumva yose ashoboka warayasenze, yose yo kwiriza warayasenze, yo guceceka warayasenze, yo gutabaza warayasenze, yo umva nta kumva bivuyemo. Hahandi wacitse intege uri nawe muri rukaka nyine nawe akazamura kabisa. Ubwo ibaye 2007 2006 mu matariki mu mezi ya nyuma abona akazi ajya gukorera hanze. Sigara Uganda njye nyine mu nzu, ibaza iyo nzu yanjye nyine nta n'umwana nta n'iki. Hari n'amafoto mwe njya mbona ngasanga nabaga nigunze nyine mu nzu njye nyine. Yesu we, nta muntu uza Uganda ngo mu family ngo aze abiwa ewana, buri muntu n'ubuzima bwe. Uganda baba bameze nk'ahanze nyine, buri muntu n'ubuzima bwe, ni igikomando nyine. Ba mu nzu njye nyine niho agenda kakanyisha cyangwa nanjye niba nari mfite umwana, ubu nango mba ndi bored mu nzu njye nyine, ibitekerezo nyine bikaba byinshi. Njya kugira n'igihe abajura barananyingirira, fata umwanzuro wo kugira ute nabwa rero banyibye. Icyo gihe nabaga mu nzu zindi za self contained, kuko nubaka amapartement nyine, umwe hariya undi hariya nyine, ariko zari inzu zikiri nshya ariko zidafite gate. So sinzi ko natembeye nyine sanga bafunguye mu nzu, batwara computer, batwara biki byose baratwara, ariko zikufunguka ugasanga kumenya ukabona urijyanye. Iyo zigejero nago nasinzi. Ndamuhamagara arambwira rero uzi
anse ndakoreza amafaranga ushake iyindi nzu mbese niyo yabaye itangiriro ry'iki ya blessing yanjye kuko nirirwaga mu nzu kandi kera nubwo najyaga narakanibwe nyine nagira naba mfite muri frigo mugati nkaba nifite igikombe cya nido ngicara kuri televiziyo yagira saa tanu ngafungura idirisha gusa ngasigara mfunze umuryango ngafura amarido ko ndimo sinsohoke mu nzu abagana bazambwa ariko wowe wabaye ute waza ugasohoka tukana ukajya ugendagira ngo singenda hehe kuko kuzerera nagiye nkamenya inyanya z'abandi ndavuga ndi kujya hehe kandi ariko kuzerera niyo washobora guhura n'ibi na temptation subije n'amaso nyinshi ndi kunibutse hari n'umugwaza agakambwira ngo rega ndabizi iba mugabo yarananiwe kugutwitisha ngiye wazuka nyikundo nyenga gutwitisha ayiwe koko ne mbese ko nta twe dufite nyine izo nzu nyine abantu baca twe dutuye hafi ya universite ya Inter akagenda bavuga so kwa kundi bamwe bacara nyine akakona utuye aho ngaho bien point blank yanuza akakubwira iba mugabo yarananiwe kugutwitisha ngiye waza nkagutwitisha nta nabwo ibaze uzi yuri muri zo temptation nyine ni ngakuntu Imana yahaye uburenganzira satani kuri yubu arambwa ngo ndamuguhaye buri kimwe cyose ugikore kiretse ubugingo bwe so hari n'ikintu natwe rero mu buzima busanzwe Imana iba nkiduhaye nyine ikaturekura nyine umuntu wese akakugiraho power nyine ibaze tukabona umuhungu waciyeho hariya kandi baza no kumureba vraiment wamuhagarika vraiment ndashima Imana yamaye umugabo mwiza agarubise vraiment Ngoje nakwikundira yiba umugabo yarananiwe ngo kura turabazi imyaka yose abandi baraza bakabyara wowe kutabyara bi akabyara turanyine akabikubwira ukanjiweringa tu ukabimira nyine ubuzima bugakomeza urimuka ndimuka nibwo bwa mbere mu buzima kuri Easter nta sense navuga rero inzu kuba nyibonye ntago ndi bwemere kurara ahangaka ngiye gukoropa iyo nzu nimara gukoropa nimuke ndimutse ngenda ndavuga okay kambe mfunze ndibuka ikintu nafashe kuko ubu ngubu na bluetooth zihaba iyo ngira bluetooth nanjye nari gufata bluetooth ngafata na ka memory ngagenda ngumva music so icyo gihe nafashe gusa radio niyo najyanye ndacuranga ko nyindi kunira music nkora amasuku ndi gucuranga nicyo kintu najyanye so ngeze hano nagiye kwimukira hari Entebbe town abantu barahazi hari inzu zasa n'iz'abakoloni za kera bubatse izo inzu za kera nyine zirazwi aho ngaho so bari bafite boys quarter ifite amarumu 3 ibikibyo byose nyine niyo nangiyemo ninjiyemo nakoropa nasohoka namena amazi nkumva bebe ari kurira abaniwe basanga bafite uruhinja ngakomeza na sohoka mu nzu umva bebe ariko umutima uranga ariko ndagenda ndabwira uriya mukecuru yari umwisiramu kazi ntambwira hano mufite bebe ko reka da ariko ni mwakundi mbese mwinjiye gutya muri gate hari inyuma kabara kandi kageti gatoya ariko kadafunga kandi hano twari dutuye hejuru hari ibitaro bya Entebbe hari ibitaro bya leta bya Entebbe ngo kunshobora kuvuga CHK so burya hari mama yagiye kwa gatanu arabyara naje gukurikirana amakuru neza aza kumwe ko ari umunyarwandakazi babane bagenda bagakora iriya bagakora mu tubare iba yarashatse gukuramo inda iranga arategereza mpaka ivuke igeze amezi 7 banza byarakunze kujya ajya mu bitaro ajya kubyara ngo ageze ku bitaro ko bitaro batubwiye ibaze mu mujya kubyara adafite nakande nakangaka nakamwe kuko ndibuka umwana okay niyo byari bimeze sinzi kunungurusi yo ngiye to mbwira kanze ndahagera mukesha ngo hari umwana mufite ngo na mwana dufite ariko bari bafite centrale aho hanze gutya za toilette ariko zitubatswe nk'izi ubu ngubu za zindi ba cement ukabona iri hasi cyo cyari kirekire bazamura amatafari kikaba kirekire bagashira ibibati hejuru dusohotse neza tuyakumva twumva umwana ari kurira he muri toilette muri ya centrale ariko kuko izo toilette ni za kera kandi imvura ntabwo ari nyinshi icyo gihe sinzi kuntu kuko ntago yaguyemo ngo aguyemo cyo niba bitose nyine ngo yarari hejuru kandi imagine kusanga umwana w'umukobwa bamushase agashashe eno nabaciye amashashe Uganda baracyafite twadushashe twa black umama yashi afata umutwe gutya nyine Afrika mushashe gutya
uwo mwana yarambaye aka-t-shirt ka Lacoste k'umuhondo nako ngo bakamuhaye mu bitaro agifitemo n'urushinge yaraga prematire yamaze kumbyara amusohokana yabyaye ari Saturday yari Friday nimugoroba abyara ka prematire amaze kubyara ka prematire ku gatandatu aho nduka dutuye hari nuza bitaro aho ngaho aho hepfo agasoko karemaga ku gatandatu abayita kugweyinda abantu babayuganda barabyumva kuko ibi nabantu benshi bazabona so aravuga rero ngo agiye kugura imyenda y'umwana atwara umwana acaho rero buriya babonye aciyeho n'agashashe bagira ngo n'agashashe gusa afite aca no kuba security nyine we yarategereje amasaha nimugoroba amaze kuba nyine arihuzahuza nyine kuko icyo gipango hepfo ntago hafungaga buriya niko yinjiyemo nyine ahita agenda aterera muri iyo centrale nyine umwana mana we naramubonye ndarira kuko nahise nibuka imyaka ngiye maze ndi gusenga cyaka umwana undi baramubona ari gushyira musheshe nguru gushyiramo ibitoki ariko basi iyo naramuhagarika gutya basi ariko gucurikamo gutya ko twafiteruye agashashe gutya amezemo gutya nyine yuzuye ubushishi musi umwana waraye umva narababaye pe ubwo polisi iraza nyine abantu barahuruza umwana ibiki urabyumva nyine tuhita bamugira ute polisi iraza tumujyana ku bitaro niho twese tumenya ko uwo mama yaje bari kuvuga ko haje umukobwa umeze nk'umunyarwandakazi niwe wahabyariye uwo mwana yaje nta n'umwenda afite ngo n'akantu twamuhaye agapira k'umuhondo ariko akangaka kuko nkaba abantu bagenda bagira imyenda yo gufasha abantu bakajyana ku bitaro kugira ngo babane baza kubyara badafite ubushobozi bayibake so ngo nawe babonye nta muntu kandi ngo bakabona ni umukobwa w'umusirimu umuntu ufite amafaranga ni gute yaje kubyara adafite imyenda y'umwana burya yari afite gahunda yo kugira ute kwikuramo wasanga yaragerageje ikintu yo kuyikuramo biranga ariko Imana ishimwe ko ngiye bayinzira y'umugisha wanjye nyine ubwo rero ndatangira ndavuga rero ndashaka uyu mwana mbwira polisi ko umwana mushaka umukeneye nshaka kuzuza ibyo bisabwa byose akora adoption nkamutwara akaba uwanjye aho ngaho mbitangira uti njya mu rugo ya myenda yose na shoppinze ya nizereyemo yose igikapu cyose nakuyemo udupira tubiri I love my dad you are the best niko twari twanditseho niko nakuyemo gusa nsiga mu rugo iyindi yose ndayiteranya ku bitaro buri nimugoroba nkajya ngira ute nkajyana amata kujyana uriya mwana ngezeyo maze uwo mwana nawe ninjye watumije numvise iryojwe Imana yakoresheje ngiye kumurokora akava muri wese no mu bitaro namukijije inshuro enye abaforomokazi bashaka kumwica bamushiririye muri incubator umuriro mwinshi bamushaka hikise kandi sinzi bo barashaka tukuki sinzi buriya mu nshingano mfite uriya mwana mba musenga ijoro n'amanywa igikundiro kugira ngo icyo cyangiro satani yamusize kuva ku mama we wamubyaye ati ubuzima bwe buzamere neza nahagera mbwa ndashaka kureba kagahinja umuganga akageza mukama katono ninde washatse kwica uyu mwana bagasanga umuriro umwana kagiye gupfa nagerayo bakagareza amata nkafashe kakamfata urutoki rwanjye kandi agaprematire kakakurekura umva amarira ameneka nyine urabyumva nyine ko numvaga agahinda kenshi kandenze nyine mana abana bari kubyara abana bakabajugunya njyewe ndasenga amanywa na nijoro nkavuga uzi ko warigera mvuga mana basi izinjiremo basi nanjye nduke babone ko ndi gucira hariya basi inyuma ivemo ariko tunumve tuko nanjye natwitse iyo nshuro ya mbere ndamukiza inshuro ya kabiri gutyo sinzi ikintu cyabaye i Kigali baba ngombwa ko barampamagara ngo nze hano gusura mu rugo sinzi ibintu byari byabaye ndaza ariko process igitekerezo cyanjye namaze kugitanga kuri polisi bari kumbwira ngo kanze amare yayo icyo gihe cyo ari kumara muri inoza mbone mutware nabwo ko ngi Kigali cyumweru kimwe ningaruka ndahita ngira ute mutware ndahita dusinya amasezerano kuko nahise mubwira icyo gihe bose ntabwo yarahari ndahita dusinya amasezerano nyine bize namubwira ngiye ko mushaka ngo ibana nta kibazo wumva umushaka it's okay ngenza gusapotinga nyine umutware ndazi Kigali ngarutse
nsanga Entebbe hari bayita babies home orphelinat, hari umuzungu yaguze nka hectare 5 yubakamwo amazu Mahoro zizaba ahantu by'ibikinisho abahungu abakobwa kubera ko kenshi ibyo bintu biba Kampala byo kujugunya abana ni umva kubera ko bagira no gucakara cyane niko nabyera niko bana bajugunya cyane so umuzungu mbese numugisha Imana yamuhaye yaraguze icyo kintu kinini ashyiramo amazo mbese n'abakuze aragenda agashaka urushaka rwa munanira akagaruka akibera aho ngaho nje gusanga nsanga yamutwaye mba urabyumva nyine warasaze ukase mwana nitobaguriye we ntabwo muzi n'umuzi nijye uzi n'umunsi yavutseho nijye uzi n'itariki nijye uzi buri kimwe byose kuko uri gukibuka umutwaye umwana gute kandi we yamaze gutwara uriya muzungu ewana nta n'uburenganzira kuko niyo ngiyeyo mana yanjye nsaba uruhusa kandi umwana azi ko ninjye mama we n'ubu ejo bundi namwohereje n'amafaranga yagiye kujya ku ishuri arusha uwanjye umwaka afite imyaka ingahe afite 13 n'ubu mfite records abaranga akanyuma mami I want this buriya niyo ngiye gusenga nkabibeshya nkabaza ngo mbanje queen wanjye numva umutima subira inyuma nkabaza ngamusengera nkabona gukurikizaho mbese mba numva ko niwe first born bara bakaba second ageza muri vacances ntango bamumpa ningiye ngiye nkamusura ndagenda nkasaba rusa nyine ariko bimbabaza numva bimbabaje ko ari njyewe birababaje vraiment ndabyumva cyane kuko mba numva ni njyewe wumvishijwe njyewe bwa mbere so nuko nyine nsanga bamutwaye nyine basi nakundi komeza kwibanira wenyine ndakomeza mba njyenyine igihe kiragera ntabwo se ntangira kumva nanjye ndi kubabara mu nda ngiye kwa muganga mu mwaka wa 7 kuko nabyaye mu mwaka wa 8 njya kwa muganga ariko ya gahunda yo guhamagara amazina ni yayandi imiti turacyayifata kabisa kwizera ni kwa kundi nta cyahindutseho n'amasengesho ni yayandi kuko bwa mbere twagiye kwa muganga barasuzuma bavuga ewana nta kibazo ufite buri kimwe cyose ni sawa nyine process yose nk'uko nabivuze jya kumva nyine abantu b'abamama barabizi ari gihe aho ngaho igitsina gore nyine ari gihe aho ngaho tukagira ibibazo mu matrompe jya kumva nanga kumva ndi kubabara mu matrompe sinzi biki jya kwa muganga barambwira ngo trompe yawe imwe iri gufungana nabwo siniki cyabiteye ko igihe meruka kuza ahangaha byabona ko se bibaho ni normal bibaho ari igihe microbe nkuko hari n'abamama babaye warabyaye igafunga tu tagenda barambwira ko ntabwo se birasaba iki hamwe ntacyo tu nukuza uzaze tuyifungure nyine nta kibazo barayifungura nubundi nako nabaga ngiye nyine se iyo mugabo yaje nyine aragaruka nyine tubaho ngaho hasize ukwezi umva nagwaye infection sinzi no kuruna zivuga hasize infection nazikuye hehe nigire no hari Entebbe muri gare Uganda nabona nago ari nkaha ngaha nyine ahantu ushaka hose wishira business yawe bari pharmacy bareka clinique kuko hari ahantu bakwiriye nyine nta kibazo ngira aho njya kuri clinique nambwe ndi kumva mfite infection zidasanzwe ngeze rero umuntu arambwira ngo ngo cyangwa tupime pregnant ibyo rero byibagirwe nari naraguswe tuntu bapimishwa buri kwezi umva wagira ngo nagira agakarito ko buri kwezi naripimaga nari mbizi buri munsi narageragezaga bese kwezi kajya kurangira nkapima wapi ndamuye nyabo rero ibyo bintu bireke nanjye mba ndufite mu rugo iyo nshaka pregnant mu rugo nari kubikora so ngenda shaka urebe infection yanjye umeme infection umuti niyumve nimereye neza ariko ibyo byo kumwe ngo pregnant ibyo biri ariko si waretse nambwa wowe urashaka gusa amafaranga yiyongereye ko mwabaye abantu ba clinique niko mwabaye urashaka amafaranga ngo kare ngo nyabo ngo ambwira mu kigana ngo reka base mpipime nimara gupima nushake ntunyishure ambwira cyo gusa ayanye nayobona okay basi ko ari makiyazo ndayaguha kandi aho ngaho rero subi inyuma cyege umutwangiye yabonye akazi Imana ikora ibintu mu gihe gikwiriye
ewa nahise ngure imodoka ahita agira imodoka ye ubuzima burahinduka nyine nawe urabizi ntabwo wajya kugura imodoka ibindi bitari byatungana ubuzima bwe bumeze neza kabisa bumeze neza ubwo nagiye gupima ahita arambwira ngo sinakugambye mbese mu kintu kigana sinakubwiye uratwite nabwo ariko Mana yanjye ndamuseka kwa kundi kosa ndamuseka mbwego ko ngiye gutwita akagiye kunyereka mbona nyine ni twa turongo tubiri nyine avuga se cyangwa wibeshe washize ahandi ngo nyamara nibyo ngo nzana kandi se azana n'akandi arapima biraba fata telefone mpamagara umugabo nabwo uzi ibyo yari kumbwira ngo ngiye ngo ndatwite da bari bagize blague Imana bamugani ngo Imana yibutsa Abisirayeli babaye ndaje byumva nta nubwo nanabyemeye nabwo genda twite ndacyo nabwo keka ngende nubwo nabwo yuriza ati ndamwishura nagera ariko nanjye sinemera naye ndagenda mu rugo mu gitondo nongera ndapima nibyo hasa nibyo nigeze nimbona ndiri kuzamuka nzamenya ko ari byo ariko umugabo we yahise afatiraho arishima arakira igitangaza kuko umva kandi uzi ko niwe yego nubwo nanjye narababaraga ariko niwe wari ufite ikibazo gikomeye cyane kubona mbona nibyo birimo birasa ntangiye kugwara n'ubu niba biri nashakaga kugwara nyine ndagwara process zirakomeza mbona amezi 9 nanjye ntangiye gushopinga nk'abana ni njyewe umwana wa mbere araza ndashima Imana avuga jya kubyara mbyara umwana mwiza munini ariko umukobwa ariko mbere nigeze kurota ngo ndota nabyaye igikobwa cy'igikara kinini gifite ibiboko binini igihe nagiye kubyara niko yari ameze umva n'ubu uraza kumara gusuzura mureba igikobwa kinini nyine umva niwe muntu muremure no muri urugo so baturabyaye ndashima Imana mbona ndabyaye ujye Imana mu gihe cyayo gikwiriye irakora Imana irakora baturashima Imana uzi ko buri gitondo umuntu w'ababe bakanguka icyambere yakoraga no guseka nta n'umunsi n'umwe ko kuri ngo ngo umwana ngo abyuke ngo ari icyambere yakoraga yarasekaga ndashima n'Imana kuko Imana itanze itanga neza twajyaga nsubiye inyuma ufite amezi 6 twinjiraga mu rusengero bakora praise and worship umwana akabyina mu nda paka igihe estrima ziri buceceke naho gaceceka icyumwe cya mbere nabyumvishije nabwase yagwaye kari kuzunguruka ndabireka nsubiye ku rusengero bimera gutyo nsubiye ku rusengero bimera gutyo paka igihe yavuze nubwira ngo asinzire nabanzaga kuririmba namara kuririmba akabona kugira ute akabona gusinzira so ndashima Imana cyane ko Imana ntabwo igikoze isoni nukuri abantu bashobora kuvuga ngo kuvuga proof nayiberetse ngiyi ubona ko yemwe n'ibitaro n'imero by'ibitaro byose birahari ubona ko Kampala birahari nukuri ntabwo ari ukubesha ibintu byabayeho ni true story kandi byambayeho hari ko kundi abantu bujya kubitara akakubwira okay byanze ariko nta kibazo twabonye ariko twebwe baratubwiye point blank kibazo ni mugende mwicare mugwe neza nuko nukuvuga ngo kuva icyo gihe igisubizo gitakiza cyose umva niko byari bimeze so ndashima Imana cyane kuko n'ubu yo mfukamye ngasenga Mana niyo ubu ngubu ngize ikintu mbona kuko ubuzima bwa buri munsi ni jani uyu munsi umera neza iki kikavaho kire kikaza navuga ko se Mana wowe watanze umwana habakire n'abakire bafite amafaranga n'inyoni kasimbuka nta hantu hari isoko bagurisha abana naho hari umuntu wese kumpamagara arambwira ngo ariko ngo ndi umukristo
ngo bambwiye ngo nawe wakoze bya bintu banosigaye bakora ngo byo kugutera nyine kuko nibahuza noza ngo umwana akaza namubwira rero ntimukajya musomera urwandiko mu ntuza mu envelope uwo muntu wakubwiye gera umusubireyo agusobanurire neza njyewe abana banjye bavuye mu ijuru baramanuka ngo usinzi no mu nda pa usinzi ko Imana yabikoze yego wasanga nanjye kuko rimaze kugura amafaranga hari nari kubikora ariko nabyo nakoze ntabwo urwego rugezeho pe hari iyo bigira ubu nguko amafaranga pe n'ukuri nari nyafite wasanga nanjye nari kugira ute nari kubikora ariko icyo ngiye nshaka guhamya nkamiriza imirimo y'Uwiteka niko nyewe nta kintu nakoze Imana niyo yabikoze nta n'abantu b'abaganga benshi twagiyeho iyi report imwe baduhaye iyi niyo yonyine twasigariyeho ntabwo twavuze ngo tujye no kubandi baganga oya niyo nyine kuko twagiye ku bitaro byiza byari ibitaro byiza kabisa niyo twakomerejeho turavuga okay batubwiye ko tutazabyara katugiye kundi muganga uwo muganga niwe wagize ute washubije yahinyuje report y'abaganga akaba ubu ngubu mfite abana bangaye Nicole so ubwo inyuma mukobwa nyine yarabayeho urabizi nyine umwana wa mbere nyine twaramutetesheje amaze kugira imyaka 3 nahise mbyara undi umuhungu wa kabiri amaze ku ariko aho ngaho nyine cyaga twise amazina twitaga yesitabiki igihe twagiye kubyara twese duhindura n'amazina mwese muhindura kuko hari bible za kera nagiye guhura nsanga mbona bible hari amabible afite amapaje y'inyuma agira amazina so bitamwita Ethna mu gihe burayo Ethna biravuga gift kuko mbere nashaka kumwita Esther so bitamwita gift so wakabiri aje tumwita Elnasan to whom God gives nicyo bisobanuye so bagatatu rero Imana irashumbusha irashumbusha itima impanga wow kandi mbere ngo tugire impanga hari umutwanje yagiye kubwirizayo atanga ubuhamya ariko gatuta aravuga ngo kandi nabizi ngo igihe kindi tuzongera gutwita ngo tuzatwita impanga arabihanura atabizi umva bita biba automatically niko byaba ubu rero nkaba mfite umukobwa umwe n'abahungu 3 kandi ndashima Imana ko ya jambo ryo muri Yoshua ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka tukadukorera Uwiteka n'ukuri dukorera Uwiteka nahangaha nubwo bafunze amacace buri mwana muri urugo afite umunsi wo kubwiriza bro dufite icyuma cy'amasengesho amazina arahari Monday ni uyu Tuesday ni uyu nuko nyine nukuri pe ndashima Imana cyane kuko iyo nice nkibuka abakiriyo ntabwo ariko ndi mwiza ntabwo ariko nkiranuka kurusha abandi n'ubuntu Imana yange cyangwa ntabwo ariko twari dufite kwizera cyane it's only by grace n'ubuntu bw'Imana nukuri so ndashima Imana cyane pe yes Nicole ufite amashimwe mu mutima wawe ariko wenda tugana ku musozo urakoze cyane kubw'ubuhamya bukomeye hari ikintu Imana ikora ukavuga ati okay Imana urakora koko urakora tugana ku musozo nka message watanga ku bantu badukurikiye none ahanga sibyo byo byose ntago ari waciye muri iyo nzira wenyine hariho wenda n'uwaciye mu yindi nzira noneho nayo y'umukara irenze wenda nk'iyo waciye ariko ku myaka 8 ku myaka 7 ni igihe wagize kwizera gukomeye byo n'umutima ukomeye cyane ese nihe nama wagira abantu either abakobwa batarashaka bafite gahunda yo gushaka kuko bazi ko iyo unashatse ahitabyara niko umuntu abazi automatically niko ababizi cyangwa ku bantu bari mu bintu muri situation nk'iyo okay kambanze abakobwa icyambere abakobwa inama nabagira special abakobwa b'ubungubu abungubu umuntu Imana izakohereza ntukazarebe ngo cyangwa n'umukire cyangwa kuko ubungubu sinzi abakobwa b'ubungubu sinzi icyo babaye habanza inzu imodoka ngiye byaranshobeye kuko kenshi nganira nabo ngiye byaranshobeye n'ukuri kw'Imana ubundi hari imvugo bavuga ngo aho kugira ngo uririre mu kazu kabi cyangwa mukiwarira muri benzo yicayemo Yesu Kristo Nazareti waririra muri benzo yicaye muri kwitwara no mwitaye muri aka kanya hari abantu abakobwa benshi bazareba iyi video ndabizi pe ariko bisubireho ntabwo benzi yubaka
ntago inzu ariyo yubaka kandi ngiye ikintu cyo mbona ariko ngiye cyambayeho nta kintu cyiza kuzamukana n'umuntu wawe kuzamuka wawe sure mukiyubaka uzi ko ubu ngubu umutware wanjye umva nubwo byagenda gute ko turaziranye twarazamukanye from nothing muragenda mugera nta nicyo yambwira igize gusuko yambwira iki vrema kandi kuko igihe yakijijwe Imana ese imucisha mu ntuza iyo ukijijwe neza ariko Imana igucishamo abanza kubura akazi arakubitwa nyine bigira ahantu akajya nibuka ari kuneza akakunsura ugasanga yagiraga ishati ya karokaro n'ipantaro iriya masquare irimo green like na white na jeans ya white mbese hari imyenda nkinga yakundaga kunsurana noneho nkumva noneho uramwanze birenze kumva naho uri kujya kuko ngiye numvaga nshaka umuntu uri smart ukumva nyine babyumva nyine kuko akakana ngiye kambamo n'ubundi ko sometimes agiye ugenda ibintu bikaganya ariko ngiye nkunda umuntu uri smart umuntu umeze neza ndabikunda cyane so nibyo nakundaga ariko my dear ko nukwibesha ntaho bihuriye ni byiza Imana ibiguhaye umugabo icyangombwa cya mbere apfa kuba akijijwe kuko bakijijwe there is a lot ahead kuko intambwe zacu nkuko ijambo ritubwira ngo muri Zaburi ya 37:5 twikoreze Uwiteka inzira zacu azazisohoza amahoro apfa kuba akijijwe nubwo uyu munsi kuba adafite n'ijana ariko akijijwe afite Yesu muri we neza ewana nta mpamvu yo kureba imodoka nta mpamvu yo kureba none si kazi nkubwira umuntu gushaka afite benzi afite inzu ejo nazabigucurira azakubwira wazanye cyano wazanye ibyo se amasahani ni byo uzamukangisha yananiwe kugura amasahani hari yego usanze afite frigo afite buri kimwe cyose mu nzu ngiye gushobora no kujyana na frigo ariko siyo frigo arayinaniwe yarabonye amafaranga yo kugura imodoka ananiwe kugura iyo frigo ariko wawundi ariko ni okay niba Imana iguhaye umugisha ukamubona ufite ibyo byose ugukunda akagira n'ibyo byose ni sawa ariko abenshi majority b'abakobwa abashaka umuntu ufite imodoka ngo ufite amafaranga none se katubikamvuga wa mugani wa pasiteri none se umuntu kiri umujene none bakunde bashuga daddy bakunda bashuga nibo bayakoreye kuko n'abagabo bacu bafite imyaka 40 abo barakoze barakurutse nibo bakunda wanya ariko nimukamukunde da condition nabukure nabamenesha amazi sibyo kuko umuntu umaze gukura ni uba warakoze ibyo byose ariko ushaka umuntu umujene muzakorana nukuri mu byukuri nawe niho tuvuge arangije university imyaka 2-3 none urashaka imodoka ikure hehe inzu ayikure hehe kandi iyo ushatse najyo genda uzi ko is for better for worse cyose uzashanga hari uri no kukihanganira ntugere hariya ngo usange cyangwa arenga ko kundira bamwe nabo ngiye nshobora kuba narasanze ikibazo cyo kutabyara ushobora no kugira hari akagwara agacika akaguru agakora accident no si uzahita ubivamo ngo ngiye gushaka undi wapi gushaka bimeze nko kuntu umuntu ujya mu gikoni iyo ugiye mu gikoni uzi ko uri buryoherwe icyuma kiri bugukate amavuta ari bugutwike ibitunguru biri urukati ibitunguru amarira akaza mu maso niko gushaka so abakobwa bareke kwibesha if God has bless you umukunzi wawe uko ameze kose mufatane runana Imana izabaha umugisha muzagira ku byose kuko twese ntabwo ari guke ushobora ari giye okay ubu niho nari gutwara imodoka ihenze cyane ariko ngiye ndigeze gutwara amamodoka ahenze wacha umuntu akakura nkavuga sa if you knew hano twatandiye aho twanyuze twebwe tugeze kuba no mukasha nunde mu ruzurungana gutya twize kuba mukashamburete ya amazu y'ubuganda abaganda barabizi ukaba mushamburete gutya niyo salon niyo kikoni niyo bedroom niyo buri kimwe cyose ariko wabona sose ukavuga mama uyu we yageze ngera yose wapi ni step by step nuko niby'Imana wa mugani bamuririmbye ni ku murongo ni buhoro buhoro kazamuka mushobora gusakana umunsi mutafite iyo modoka ejo akazakugurira n'indege so abakobwa please iba ufite umuntu ukunze mukunde gutyo kwameze ifa kuba mukundanye neza kandi mwubaha Uwiteka kandi mujye mugerageza iba uri umukristo ushakana n'umukristo mugenzi wawe iba uri umuyisilamu ushakana n'umuyisilamu mugenzi wawe kuko mufatanyije kwizera murahuza bizaborohera bizaba mbese nk'uko unywa icyayi n'umugati automatique icyo cyo mbabwiye vraiment icyo ntibakajye bibesha ngo ndashaka kuko iyo mumaze gushakana ariko numumara imyaka ingahe ukabona umuntu agushubije ijambo
ibintu bamushira wanje acurije rino jambo tuzagucuriye se wazanye iki bizakubabaza hari ibyo washakaga okay so kuba mama rero cyangwa amakuple please mwihangane nta mvura idahita nta mvura idahita ushobora kuba muri guca muri iki ngiki kandi icyo nshimira Imana cyane muri bwo buzima twaciyemo twarakundanaga kuko hano hose twagenda dufatanye mu muhanda gutya twabaga example babantu ni gutya bavuga bakavuga ati okay kubera kose barakundana nuko nguko uzi ko hari nabazaga bakambwa odoye sister wawe ko barazi ngo ndi sister yo twagendaga dufatanya hano hose so please iba mugenzi wawe agize icyo kibazo okay yari umugabo wanjye ufite ikibazo ishobora kuba ari umudamu kubera ko cyonzi icyo abapapa umva kwihangana kubaguke kureba abapapa mana we Uwiteka bafashe nukuri ngire kwihangana iba mugenzi wawe yahuye n'icyo kibazo please Uwiteka abashiremo umutima wo kwihangana umwihanganire mu gihe gikwiriye Imana izabakubyara kuko iba ngiye yaramaye se kuki wewe yakwima kandi ijambo ry'Imana tuvuge ko Imana yacu nagirondora ku butoni iko inkunda ni kwigukunda niko idukunda twese ntabwo irondora ku butoni mwihangane God's time is the best Imana kanongere nkavuge ntabwo ikeregwa nta nubwo izinduka izira ku munota nyamunyota uwo yugeze mbese iba yavuze ngo ndazana n'iminota ibiri ntabwo ishobora kuza hari kuburaho cyangwa ngo harenzeho niyo yiziraho nukuri mwihangane mwihanganirane Imana izagira ute izabagirira neza izabaha abana ntabwo ari n'umwana n'abana kandi icyo nzi cyo Imana itanze itanga perfect umva iguha abana beza nanjye nanabyira atafite abana beza wabyemeza n'ababireba abafanzi bacu batureba ku mashosho media amacano yacu barabizi dufite abana beza nukuri mwihangane nta mvura idahita kuko Imana yaturemye iyo yindi yakuremye ikakuremye umugabo cyangwa ikanabahuza izi ko muzabyara izi ko mukeneye abana izi ko mukeneye ibyo byose mukeneye izanabikora mu gihe gikwiriye so mukomeze mwihanganirane ndabizi ntabwo babyoroshe ntabwo biba byoroshye hano umuntu ushobora kumbaza ndabizi muzabona n'amakomenti umuntu ushobora kumbaza ngo mbese ibintu cyagenze gute kuva kuri hano kugira ngo ubyare hano hagati niko ntashobora kubisubiramo byose aba ari mu ibintu byinshi ariko mujye mwihanganirana nk'uko umutware wanjye hari igihe yageraga igihe akagira umunabi umushihari buriya hari igihe yabyukaga nawe yitekerejeho buriya igihe yiciraga ugasengeyeho ko ari umugabo nzabaho gute nabyara hari igihe nk'umuntu ntabwo buri munsi wahura mu mwuka from Monday to nane hari sometimes ugacamo niko mwuka waradufasha kakavaho ariko hari igihe ushaka gucika ugatekereza tu so hari igihe wamusanga rero ukumvagiza umushiha kuko hari n'igihe yigeze kwicara aranyicaza arambwira ngo nyine ubona utarabyihanganira basi ngenda kubohoye ugende urukumva buriya yabonaga se buriya yari yicaye aratekereza yumva se uyu mugore kweri yego ndi gusenga buriya yari yacitse intege nyine ambwira ngo igendere ariko njye ntabwo nabikoze ntabyo narambwiye oya is for better for worse nakinye role yanjye yo kwihangana nk'umudamu so aba ari umudamu nawe uzi ko umugabo afite icyo kibazo hari n'ibindi bibazo byo mu rugo abamama baturabiziranye ashobora kuba umugabo afite ikindi kibazo katari kiriya kihanganire mu gihe gikwiriye Imana izagira ute izabikora ntabwo nabivuga ngo byose mbivuga ariko abamama barabizi umugabo ashobora kuba afite ikindi kibazo kitari cyo ngicyo kihanganire Imana uzi ntabwo Imana ishobora kuguha umutwe utashobora kwikorera buriya yarabonye ko ari ngiye uzikorera umutwaro wa Mugisha wikorera mpaka niyo mpamvu yamuha no kwihangana akanyiruka nkaho niko buriya Imana yabonye ni muhundi ntabwo bizakunda so iba Imana yagira icyizere kaguha umugabo niko ubonye ko uri bumushobora iba Imana yagiye kugira icyizere kaguha umudamu ni wowe wishobora ibyo nyine byuzi ibyo yuzi muri gucamo mwihangane Imana yacu niyo kwizerwa ntabwo ikoze isoni urakoze cyane ko Imana iguha umugisha wava pastor mwiza by the way ariko Nicole Imana yamukoreye ibikomeye nyuma y'igihe kirekire nyuma y'imyaka 8 atabyara Imana imushoboza abana beza cyane ariko yavuze ati kwihangana fondasiyo y'ibintu byose kwihangana ko nabonye ki yakoresheje cyangwa urufunguzo yakoresheje no kwihangana pe yabaye intwari Imana yamuhaye yamushoboje kugira umutima wo kwihangana nyuma y'amajwi menshi ya Satani nyuma y'amajwi menshi y'abantu ariko yarapfutse aravuga Mana niwe wenyine numviriye so nawe aho duri ahariho hose ntago Imana uyihutisha igihe cyayo ntago yibwira ngo
nimba wenda uri ubwo yakugeneye ibiryo saa 7 ntabwo wibwira ngo Mana ndabishaka saa 6 ntibishoboka ntibishoboka ngo wivumbure ngo Mana saa 7 saa 6 ndabampfuye ndababirangiye neza n'utabima ndapfa nagaruka Imana imeze nubwo wapfa izakomeza ibimana izakomeza ibimana kuko isaha yayo ntabwo iragera exactly niba yateguye ibiryo saa 7 ni saa 7 nyine ntabwo yabiguha saa 6 siko bimeze so Imana ibaho umugisha cyane ndakeka yuko hari umuntu bifashije hari ahantu bigukoze cyangwa hari umuntu bizafasha mu buzima bwe bwa buri munsi kuko iyi si turimo yose n'urugendo pe ubuzima tuba bwa buri munsi ntibibazo n'ibigeragezo ariko iyo uri kumwe n'Imana urakomera kandi bikagenda neza so God bless you kandi muhabwe umugisha amen